Yes. Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited aho muri hose hirya no hino ku isi tubifurije guhaha mukaronka nkuko duhora tubisengera kugira ngo mukore muronke mubone amafaranga hanyuma natwe muze muduteze imbere tubarangire imari z'imitungo itimukanwa izigurishwa cyane ndetse tutibagiwe n'izikodeshwa ari nako kandi nawe ufite umutungo utimukanwa ushaka yuko tukumanagingira inzu twakumanagingira tukagufasha gukurikirana abakiriya wowe ukajya uhura na konti yawe tukagushyiriramwe abakiriya. Ni karibu cyane muri nzuri kubera ko turi abanyamwuga kuri ibyo bintu gipfa kuba ari ikijyanye n'umutungo utimukanwa icyo ngicyo rwose uzakitubaze. Ni muri urwo rwego rero kuri iyi nshuro tuje kubereka ikibanza cyiza cyane kiri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ahazwi nka KAGUGU muri ya karitsiye mwakunze muri benshi cyane. Iki kibanza kikaba kiri kuri kaburimbo rwose kandi akaba ari ikibanza gifite clôture, ikibanza giclôture kiri hano Gasabo KAGUGU muri karitsiye nziza. Kanda subscribe ubundi dukomeze tuguhe amakuru yose kugira ngo ujye ubona n'ibindi byose tugenda tuguha umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Iki kibanza kikaba gifite ubuso bwa metero kare 980 hafi metero kare 1000. Murumva ko ari ikibanza kinini cyane gishobora kuvamo ibibanza bitatu ugendeye ku buso bwa metero kare 300 busanzwe. Ariko si ibyo gusa kubera ko iki kibanza ushobora no kucyubakamo inzu imwe cyose ikaba ifite parking, ifite piscine, ukubakamo estate cyangwa se apartment y'inzu zirenga 10 bitewe nuko washatse kubaka uzamuka cyangwa se washatse kubaka hasi, ndetse akaba ari inzu rwose igezweho kandi yakwinjiza amafaranga menshi cyane kuko iki kibanza kiri ahantu heza. Iki kibanza kandi ushobora no kugikatamwe ibibanza bibiri bitewe n'ubuso ushaka guturamo uko bungana, ugatura mu nzu ifite piscine. Kuri babana rero bubaka bagurisha mukora business babashuti banjye, iki kibanza rwose ni byungura ushaka kugikatamo kabiri ugakuramo inzu byibuze buri nzu ugurisha miliyoni 260 even na miliyoni 300 bitewe nuko inzu wayubatse. My friend, ubatse etage nziza hano ni miliyoni 300 wakubaka kadastre nziza ni miliyoni 200 cyangwa se 180 wahenzwe cyangwa se washatse kugira ngo isoko ryihute mu gihe babakasemo ibibanza bibiri. Iyi nzu rero kandi cyangwa se iki kibanza uretse kuba wakora mu ibyo bikorwa byose mbahaye dore tubahana umushinga, ni ikibanza wakubakamwo hoteli, ni ikibanza wakubakamwo moteri, ni ikibanza wakubakamwo ibitaro, ni ikibanza cyiza kandi kinini. Iki kibanza rero kandi akarusho kacyo ni nuko gikora kuri kaburimbo. Iyi kaburimbo rero gikoraho ushobora no gushyiraho amaduka hano imbere, hejuru ugashyiraho induka wabaka imbere etage y'ubucuruzi, amaduka hasi, ama office, ama apartment hejuru, even n'inyuma mu gikari naho ugakomeza n'ama appartement cyangwa se n'amazu yo guturamo cyangwa se na guest cyangwa se na motel cyangwa se na hoteli, kubera ko iki kibanza ni imari cyane ya byungura. Iki kibanza rero ndakurarikira kukisura ukakigura kubera ko gihendutse kandi kiri ahantu heza. Mbibutse yuko iki kibanza kiri KAGUGU. Iki kibanza kikaba gishaka miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Kera idolari rikiri ku gihumbi twahitaga tuvuga ngo ni ibihumbi 100 by'amadolari, ariko ubu bigenda bisigana cyane ko ubu idolari ryazamutse, numvise ko ryageze ku 253. Ubu rero twe turi kwigurishiriza mu manyarwanda ni miliyoni 100 z'amanyarwanda ariko ziri negotiable. Iki kibanza ntabwo gikwiriye kugucika kubera ko ni mari ya byungura, ni kibanza wanaturamo, ni kibanza wakoreramo business, donc gifite ni militi service ni militi ibintu byinshi cyane, cyavamo ibintu byinshi cyane. Ni kibanza cyo guturamo amemta commerciale, we byaterwa nuko washatse kugitekerereza. Uyu mushinga rwose twagufatanya tukawukora kandi neza. Iki kibanza rero niba wagikunze duhamagare kuri za nimero zacu uze ugisure, hanyuma tufatanye turebe ko nyiracyo twamukuza amafaranga ariko yakuraho make, kuko miliyoni 100 kuri iki kibanza na amafaranga make. Byumvikane ko metero kare ya rwose arimo arayipfobya ubundi iri hejuru y'ibihumbi 100. Iki kibanza rero wagikunza waduhamagara kuri 0788483797 cyangwa se 0781 2 inshuro 3
1 2 3 ngira ngo nimero mumaze kuzimenyera cyane cyane abo dusanga mu inshuti zacu zo hirya no hino, ari nako kandi namwe mwagiye muzibona mwese kuri ma screen yanyu. Kandi rero subscribe, kanda subscribe nyaboneka ukore share ukanda akazogera kugira ngo ujye ubona ibyiza byose nzuri kugezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero turabakunda iwacu muri nzura abakiriya n'abami cyane.